Ndabasuhuje kandi mbahaye n'ikaze mwebwe muhisemo gukurikira ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi twahisemo kubagezaho ikiganiro kiri bugaruke ku byiza byo gukaraba amazi akonje. Mu by'ukuri abantu benshi batajya bitaho, ahanini batekereza ko ahubwo amazi ashyushye ariyo afite ibyiza byinshi kurenza gukaraba amazi akonje. Hari ubwo abantu rero koko bibwira ko gukaraba amazi ashyushye ari byo byiza cyane kuruta gukaraba amazi akonje, bitewe n'uko bibwira ko amazi ashyushye ariyo abasha gukuraho imyanda yose ishobora kuba mu mubiri, ariko siko bimeze. Aha rero turabasobanurira cyangwa se tubabwire yuko inzobere mu by'ubuzima zasanze gukaraba amazi ashyushye atari byo byonyine bifite akamaro ku buzima bwacu bwa muntu, ahubwo ahangaha tugiye kukunyuriramo n'ibyiza izi nzobere zagiye zivumbura mu bihe bigiye bitandukanye, tugende tugusobanurira icyo zagiye zitangaza. Abaganga batandukanye ndetse na bamwe mu bashakashatsi bavuga ko gukaraba amazi akonje bituma amaraso atembera neza mu mubiri wacu, ndetse n'abifuza gutakaza ibiro barayifashisha mu kugabanya ibiro byabo. Ngira ngo iyi ngingo nayo irumvikana. Reka noneho tubavire imuzi tugenda tugaragaza buri kimwe ku kindi mu byiza byo gukaraba amazi akonje. Gukaraba amazi akonje biratinyura. Ntibyoroshye gukuramo imyenda ishyushye warangiza ugahita uhitamo gukaraba amazi akonje, ariko nuramuka ubigerageje cyangwa se ukabigira akamenyero, gukaraba amazi akonje bizagufasha kugenda umenyera bimwe mu bintu wangaga urunuka. Nk'uko wanatinyaga amazi akonje, uzajya utinyuka na bimwe mu byo wajyaga wibuza gukora kubera ubwoba gusa. Gukaraba amazi akonje bituma wiyoroshya. Niba ujya wumva uri igihangange ndetse ukumva nta wakuvuga, nta waguhangara, gerageza gukaraba amazi akonje. Nusesura umeza ndetse ugatangira gutitira kubera ya mazi akonje, bizakwibutsa ko uri umuntu usanzwe nk'abandi, bitume utishyira hejuru, kandi bizanagufasha no kubana neza n'abo bose amahoro. Gukaraba amazi akonje bifasha umuntu kwihanganira ibyamunaniraga. Mu by'ukuri rero, niba ukunda kugorwa no kwakira bimwe mu bintu bikubaho bigutunguye, gerageza gukaraba amazi akonje buri munsi. Bizagufasha kumenya ko nubwo ibintu bigenze uko utabyifuzaga, bitakubuza gukomeza ubuzima no kubaho. Gukaraba amazi akonje kandi bifasha kwitekerezaho neza. Ubushakashatsi butandukanye bwakozwe bugaragaza ko gukaraba amazi akonje bifasha umuntu kwitekerezaho neza no gutekereza ku mishinga ye bihagije kuruta gukaraba amazi ashyushye. Icyo twafata nk'icyitonderwa rero, nubwo gukaraba amazi akonje ari ingenzi cyane ku buzima bwa muntu, ni byiza ko abagore batwite, abantu bafite indwara zifite aho zihuriye n'umutima, ndetse n'abafite indwara zifite aho zihuriye n'ubuhumekero, bagomba kwitondera gukaraba amazi akonje. Aba rero banagirwa inama yo kwegera muganga kugira ngo abahe inama zisumbuyeho. Iki kiganiro turagushimira kuba wagikurikiye, tukaba tugeze ku musozo.
naho ubutaha mu biganiro tugenda tubategurira nk'ibisanzwe nakagaruka, mukomeze kugenda mudutera inkunga mubana natwe. Batarakora subscribe turabibutsa gukora subscribe kugira ngo ibintu bijye bigenda neza kandi ibiganiro tubategurira bibagereho ku gihe nk'uko tuba twabibateguriye. Murakoze naho ubutaha.